uri hejuru nyine ari hejuru, ariko uri hasi nawe ari hasi. We nimba wumva ko uri hasi, uba ugomba gukora cyane kugira ngo ugere hejuru. Nudakora cyane kugira ngo ugere hejuru, n'ubundi uzagumya ugume hasi. Rero nimba umuntu yarageze hejuru, ruba ari urugero rwiza rwo kumwigiraho, bavuga ngo nanjye gute nagera hariya, gute wageraho, ese kuhagera ndabigenzana bisaba iki se? Icyo byagusaba byose ugifitemo courage, ufite intego, biba biri ngombwa kugira ngo uhagere. Kari guhamagara cyane umwana yaba yatwitse n'igikoma madamu. No kuvuga ngo twebwe ubwo ngo turi murasambana, oya ahubwo twashaka gusambana, reka tubanze dukwe kugira ngo turongore. Ndi mu kiganiro. Ntabwo ndasoza. Oya uyu mugabo ari kubivuga nabi, umuntu warangije nyine batararangiza. Je ntabwo ndasoza. Ono umusore. Ono umusore rekana na. Nama abasore se ntabwo bizi ko kugendana n'abasore ngo ari ukwitwaza hari ikibungo. Abikora byibyo nanjye n'ibyari. Kandi uri kuri kamera. Nta kibazo, Ikinyarwanda cyo kumvikana n'ubu. Ndambwira akajambo keza hagati y'Abanyarwanda. Ndakwemera cyane. Urankunda cyane. Ngaho makabiza ubundi ugende ndaza mu kanya. Oya nawe kuri televiziyo. Ntabwo babyumvise. Ntabwo akabiza ukumvikanye. Ntabwo umupfubuzi. Sano TV, born to entertain. Mbanze ngusukuze ndetse nkifuriza no kumererwa neza wherever you are. This is Sano TV nk'ibisanzwe, we are here to entertain. Yego njyewe rero uri gukaze ni Azabe uzahoza kamera. Industry nyarwanda, inkunda Rwanda cyangwa se inkotanyi cyane. Yego nk'ibisanzwe rero Sano TV maze kubimenyera. Ushize nayo ndi kumwe n'uwo bita Bishop Manager, umugabo witeje imbere ku rwego rwo hejuru, umugabo ukomeye cyane muri industry nyarwanda, niwe manager wa Kenny Edwin, umugabo ukomeye cyane. Hanyuma uyu munsi rero nakiriye undi mugabo, nimba ari umugabo nimba ari umusore sindabimenya, araza kubimbwira, ariko nakiriye umuntu hano ngiye guhera ku nkweto. Uyu munsi ni ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Iyo ari ku wa gatatu ukaba uri umugabo ukina filime, ukaba uri umusitari, hari inkweto uba ugomba kwambara mu masaha ya sangahe, ya saa 12 kugera gitondo cyangwa saa 6. Uba ugomba kwambara Air Force. Air Force, hanyuma wakuraho Air Force ukahita ushyiraho ipantaro yakorewe mu Budage, igaca mu Burusiya, ikinjirira mu Bushinwa, ikajya birango bya Amerika, hanyuma ikaza ikamanuka ikagera mu Rwanda, ikambarwa n'umugabo uri imbere yanjye. Hanyuma iyo ukomeje kuzamuka gatoya udushyiraho sentire. Isentire enzo mwaki. Hanyuma iyo uzamutse gato ugomba gushyira agasengeri atari igisengeri. Inyuma ugashyiraho ikoti rya Louis Vuitton. Zuramo ngo ikoti rya Louis Vuitton. Hanyuma uyu mugabo azaba ariko uri gukabya. Abije ne ko ntarakwakira. Wavuze gakeya. Ngo ndakwakira. Izi vibe mfite niza amafaranga yawe maze kunywera. Sorry, naka amafaranga yanjye maze kunywera. Umukanya uravuga ngo maze no kuyarira. Oya. Ariko icyo nagira ngo menyesha Abanyarwanda nuko umugabo nakiriye yambaye neza. Wambaye neza Mr. Brother.
koko se wambaye neza cyane reka banze mwakire ndakwakiriye cyane mugabo. thank you so much. uvuze Thank you so much. Sobanura ngo murakoze cyane. Ndakoze muziki. Ukeza abakiriya n'inga abakiriya ibyo ndabizi. Ukeza abakiriya n'akantu kanjye ibyo ntubigarukeho. Ariko burya baravuga ngo umuntu nakwita imbwa uzamubaze n'imbwa y'inzungu cyangwa n'imbwa y'inzungu. Ubundi imbwa ziratandukanye. N'imbwa imwe imukera. Mukire. Ari imbwa igiye iri buryamire byambaye y'abakiriya. Urumva ko uri imbwa z'ubwenge, ari imbwa zitazi ubwenge. Ari imbwa zitazi ubwenge. Azaduye. Imbwa ubundi hari imbwa nyine z'imisego. Imisego ubwo ushatse kuvuga? Imisega ni imbwa zirirwa zigena na aderesi zifite. Hakaba hari imbwa ifite aderesi. Iyo ki? Ubwo urambwira ngo imbwa itegura igisasu iyo yitwa imbwa? Ikibuga. Imbwa muntu. Imbwa ifite ubwenge. Ariko tutarajya ko ziriya mbwa zitegura ibisasu. Sasa iragihumurirwa cyangwa iba yifitemo sensa n'ubundi detectinga ibisasu. Urumva ziba zaratojwe. Yo iyi narebye bag iri mu rumogi already itariye ku mugi. Ziriya mbwa ziba zifite amahugurwa akomeye cyane ku buryo ndanyenyerwa uburyo zibyumvamo, ariko niyo mpamvu iyo umuntu nakwita imbwa uzamubaze iyo mbwa uri iyihe mbwa. Nzamenye icyo aho kuvuga. Yego Fabrice rero nakwakiriye nagira ngo mbere ko tujya kure ahangaha kuri Sun TV ikintu dukora no kwideteninga tuganira mu buryo bwacu nta mpamvu yo kugira ngo tuze tubicare twimyawe, ariko n'ubundi tudutera story tukanavuga kuri kariyeri yawe hanyuma abanyarwanda bakishima cyane. Ubwo ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye kuko uri mushyashya kuri TV yacu, utangire wibwira abadukurikiye kuko tugiye kuzatubana kenshi n'ubundi ahangaha iyo uje bwa mbere tutagufata nk'iki umwana, wagaruka tukagufata nka king, wagaruka tukagufata nk'iki nk'umusangwa. Uyu ntabwo tujya tugufata nk'umusangwa, twebwe tuba tukwakira neza ariko mu kuganira uri umusangwa. That's why kugira ngo wibwire abadukurikiye ndetse ubabwire n'icyo ukora kugira ngo tuze kugendana neza cyane. Guys, nk'uko bisanzwe njye nitwa Fabrice mu buzima busanzwe, nkaba ndi umukinnyi wa filimi, nkaba mfite YouTube bita Niyo Films. Niyo Films, wabyumvise? Niyo Films. Umukinnyi wa filime ukaba ufite YouTube channel bita Niyo Films. Niyo Films. Reka ndebe muri subscribe maze no kwa uploadinga mu kanya banje. Maze gushyiraho ikintu? Maze gushyiraho filime bita Inshuti Mbi. Inshuti Mbi. Bivuze ngo umukinnyi wa filime ariko ukora ibintu byawe n'ubundi. Wowe ukina ibintu byawe ukreatinga nyine mu byawe ukayishyira, ntabwo ari yandi nk'aba runaka ndagiye kuvuga bajya gukina mu z'abandi ariko nta product yo afite. Ntabwo bishatse kuvuga ntabwo nakora ahandi. Umuntu amaye akaraka nagakwita. Hano hari umuntu yandikiye muri comment. Ikintu gikara ibintu byacu biri live. Kirambwira ngo umugabo kubaje ko ufite umugore azamamagara bimbaze. Tanga nimero 07 Fabrice. Ibintu bya nimero byihoreye. Hanyuma njya ngo nzitange Instagram yawe. Instagram yawe n'ubundi ni Niyo Films. Nakoze subscribe already. Yego bamwita ndaza kukwita Niyo Films. Nta kintu bitwaye. Bamwita Fabrice. YouTube channel yawe kitwa Niyo Films. Iyo philosophy nagira ngo uyinsobanurira n'abanyarwanda baze kumva gute Niyo Films cyangwa witwa Niyo Manzi, Niyo Mpano Fabrice. N'ubundi aho harimo izina ryanjye. Harimo Niyo Nkuru Fabrice, hakabamo Niyo Films. Niyo Nkuru Fabrice, Niyo Films. Niyo Nkuru Fabrice, Niyo Films. Okay, byumvikanye cyane. Fabrice rero twakwakiriye. Igihe abadukurikiye ngo banze gutanga numero yawe ngo batangire bagire. Yego. Hano hantu ndi fresh. Ahantu turi. Wakunze? Ni heza cyane. Ahantu turi rero. Ahantu turi ni
Alomance Motel. Romance. Ariko uziko najyaga mwumva ariko ntarahagera. Kumbi nahageze sinabimenye. Wowe ahubwo ikibazo ufite ko waje kare akubura byagenze. Nakubonye winjira kare ko nahise nkubura. Urumva nahageze ndaniyakira, hari akantu bari bantayemo nk'umushyitsi. Ariko nta nubwo nari nzi ko ariho ndi. Ahubwo ntunguwe no kumva havuga. Ni Alomance rero iherereye hano ku Gishushu. Kumbi Alomance ni hano. Yego, munsi ya Simba n'ubundi. Ariko hari view nziza musaza. Iza 5x5 niho tuba turi Sano TV. Nano ni fresh kabisa. Sinzi nabonye yagiye hari abastari bagiye batandukanye ntashaka kuvuga amazina yabo. Ubanza hazwi cyane. Bavuga gutera amabuye. Gusa nyire Alomance ku bantu bari kubikurikirana n'ubwo kuri kimwe kiganiro. Mukomeze muve ready cyangwa mukomeze mwese kuko n'ubundi ari kugenda acamo amavideo y'uko muri kugenda acamo ni Alomance. Location n'ubundi ni munsi ya Simba Gishushu. Fresh cyane waza bakakwakira bagufitemo n'amaloge. Njye nabonye rero ari ikintu ushaka kugucumuza gihari. Hari abakobwa beza bro. Ikibazo cyane. Nyagera nagize rero ariko ndavuga batangiza amakubushyitsi. Ndavuga tereka ntaza gushyiramo akantu katari keza nka bimwe ugikora bisanzwe. Barambwiye ngo yumva ko gukinisha filime. Gukinisha filime ngo ntabwo bajya batanga. Kenshi ngo bararara. Ase bashatse kuvuga ko wakinisha abakobwa bane batanu bose ukabarara. Ibyo byakwitwa uburaya bukabije ntabwo abantu barabizi abantu banjye barabizi. Umuntu uzi uyu mugabo muri komite abwire kuteza abantu barabizi. Hanyuma niyo films nagira ngo n'undi tugenda tuganira gake gake tugenda tuvangamo n'ibibazo byerekeranye na kage yawe. Nagira ngo ubwire abadukurikiye cyangwa sobanura abadukurikiye ni gute bisanze muri ibintu bya filime, gute bisanze muri kariya ya filime ya sinema nyine. Siko nakubwira ngo nabyisanzemo gute. Ikintu cya mbere ni ukubikunda. Niki cyatumye bikunda? Cyatumye bikunda se? Bitangiye ryari? Niki cyatumye bwa mbere uvuga ngo ngiye gutangira nyine filime? Ikintu cyatumye mvuga ngo ngiye gutangira nyine filime nuko numvaga bindimo cyari muri 2017 ibizaza zagiye hanze. Zirahari nyinshi zose ni kuri iyo filime. Oya hari za nabanje gukinira hanze ku yandi macana. Aya ngaya ntabwo dushaka no kuyavuga ariko n'ubundi deka ubu ikibazo nagiye kubaza. Oya mbaza nta kibazo ndagusubiza ko mpari se. Urahari ababyeyi hano hantu nureba n'abagwa ndanahara. Ababyeyi ndabafite. Bigeze bagucena njye muri bimwe kuko abenshi twumva ngo iyo uzi muri filimi abenshi twagiye twumva baca. Ntabwo bigeze bancena njye kuko nta nubwo nigeze mbabura ko mbikora. Babibonye bwa mbere bagenze kandi batarabibona na n'ubu. Uze ngo uramu utaragera. Oya ntabwo ari uko ari aho ntaragera. Urabahisha ahubwo ntabwo yego n'abanyacyaro na filime na telefone bagira nyine yego. Nta kubera ko ababyeyi banjye batajya babikunda babibere mu tw'amaboko. Na televiziyo bagira nyine barayifite ariko ntabwo meri wanjye cyangwa ndazi wamva nawe umuntu utazi ko televiziyo muri iki gihugu abaho. Aya oya ahubwo abayifite umwanya muke cyabura nk'amakuru arayareba ariko ntarabona umwanya wo kugira ngo arebe filime. Kuvuga ngo arareba filime zanjye nta nubwo njye mbimubwiraho cyane. Hanyuma kubera iki ajya berekana filime zawe mu muryango ababyeyi bawe? Ntabwo ari uko utazerekana, ntabwo ari uko utazerekana ahubwo ntabwo nabo bajya bakunda kubimbaza cyane. Uretse nkanjye yitangira umwuga w'umunyamakuru w'itangazamakuru. Umuntu wa mbere nabibwiye ni umubyeyi wanjye. Umubyeyi wawe. Abantu benshi iyo batangiye ikintu gishyashya umuntu wa mbere ni umubyeyi. Nanjye si ukuvuga yuko ntabibabwiye ahubwo hari igihe bimubwira nyine umuntu utabisobanukiwe akabaza si ibintu ugiyemo bizakumarira iki, uzabikoresha iki, byunguka bite se, nyine akumva ntabwo abyumva neza ariko bukeye nuko bwije bagenda babikunda babyumva.
akenshi hari igihe anambaza akambaza ngo nawe mbwate nagiye gushutinga. Bacu bize mu buryo bw'amashuri ako bize kera rega abantu bize kera muri sera ku bihe byashize akenshi baba baranize ibyo twize tutize. Ugasanga twebwe ibyo twize bitandukanye n'ibyo bo bize. Ubwo iyo bavuze gushutinga batawumva kurasa nko gushutinga nyine bategeye kurasa ariko ese gushutinga ni ibi ariko hari abantu bakomeje bakomeje kuvuga ko ngo bamusenge aya ni rwego mu utanteza abafana banjye naba narababwiye ko naba narabamusirika ni rwego bakoze mu kirago nta yego gutabara reka irondo reka muri karitse nako irondo ako wareze kungerageza ni fresh cyane urakoze. Hanyuma nagira ngo ari challenge abantu bakizamuka nkawe bakunda guhura nayo yo kuba bavuga ngo wowe mu gihe uri gutangira gukora ugomba gukora cyane kurusha kinamana uri hejuru. Ibyo bintu urabizi biba ari ingenzi cyane. Ese kuko nibyo warunsubije ngo bari ingenzi cyane nibyo koko nijya mu tubanurire ifuzo kugira ngo ngo bibe neza no kubera iki wowe uri hasi ugomba gukora ku turi hejuru. Uri hejuru nyine ari hejuru ariko uri hasi nawe ari hasi. We nimba wumva ko uri hasi uba ugomba gukora cyane kugira ngo ugere hejuru. Nudakora cyane kugira ngo ugere hejuru n'ubundi uzagumya ugume hasi. Rero nimba umuntu yarageze hejuru ruba ari urugero rwiza rwo kumwigiraho bavuga ngo nanjye gute nagera hariya gute wageraho ese kuhagera ndabigenzana bisaba iki se? Icyo byagusaba byose ugifitemo courage ufite intego biba biri ngombwa kugira ngo uhagere. Abanyarwanda ko bumvishe. Hanyuma n'ubundi waje kugira ngo ni promotion n'ubundi ya filime yawe bita Inshuti Mbi. Waje muri promotion ukaza no gupininga link hano ku kiganiro kugira ngo abantu bagende bakore subscribe ndetse banasharinge ku bandi batabasha kumva iki kiganiro. Ariko natwe mwibuka gukora subscribe, like, comment ndetse munashe ya link. Ikindi ntarajya kure ukeneye kwamamaza nimero yo kwamamaza cyangwa wahamagara 0798 75 22 4 iyo ni nimero y'umukire wanjye uramuhamagara mukavugana nagari yanjye mwahita mutangira kwamamagara uramuhamagara mukavugana hanyuma akagira gute akakwamamariza cyangwa njyewe unagira gute mu kwamamariza n'ubundi turi bamwe. Tugikomeza rero ndacyari kumwe n'ubundi na Fabrice ndagira ngo mbwire wowe Fabrice ni ikihe kintu kigutandukanya n'abandi bakinnyi muri ku rwego ikintu kinandukanye n'abandi bakinnyi turi ku rwego rumwe ikintu kinandukanya nabo se ubwo ikintandukanya nabo nuko ngiye nkora ibintu byanjye abikora mbyihirinzemo ushaka ko dukorana nawe tugakorana nutabishaka nawe akabyihorera. Ntabwo sinzi niba abantu basobanukiwe neza ikintu kurusha abandi. Ndi kuvuga ikintu ntandukaniyeho nabo ngiye nkora ibintu byanjye uko nabiteguye. Uko wateguye ibintu byawe niko mbikora. Abandi se ntabwo ariko babikora? Ntabwo ariko abandi si bo ngendera. Wowe ikigutandukanya n'abandi nuko utarebera ku bandi? Ntabwo ugendera ku bandi. Ikigutandukanya n'abandi? Ukomeye wa mugabo. Iriya filime nabonye harimo umugabo w'umuzungu nande barunaka bose biriya igitekerezo n'icyawe ntabwo urebye ku bandi? Ntabwo narebye ku bandi ahubwo hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo uyu muntu umuhaye content imeze gutya cyangwa se ukamuha move imeze gutya yayitwaramo gutya. Ariko ngo uriya muzungu wamwishyuye ibyo yageze ibyo n'umunyarwanda yavuyemo muri mpuzamake ushobora no kugereranya ugasanga yarenze miliyoni. Yego nanjye ndatwara miliyoni. Yego urakoze cyane. Hanyuma Fabrice ni fresh cyane ukomeje kunsubiza neza ariko none tukigenda tuca no hirya no hino mu bintu biri kugenda bigaragara n'ubundi muri iyi minsi. Ariko reka mbanze kubaza ikibazo mbere yo kugira ngo tutambukire gatoya. Uramutse ugize amahirwe yo kuba wakorana yo kuba hari umukinnyi wa sinema nyarwanda mwakorana urabazi abantu bahari abakinnyi bahari bakomeye urabazi n'abadakomeye urabazi
shaka umuntu umwe cyangwa babiri wahitamo kuyakorana. Erega burya nta n'umukinnyi wa filime udakomeye. Byonyine gupininga amafaranga ukavuga ngo ngiye ngomba gukora filimi wizi neza ko nuva kuyikora nta muntu uri kubwire ngo wakoze neza akira amafaranga, ukayishyiramo amafaranga uko neje ukongera neje ubundi ukongera nta muntu uraguhemba, uba ukomeye. Mbese uba usanga dukora ibintu bimwe, uba usanga n'ibikoresho dukoresha ari bimwe, ariko ntabwo twagererayo rimwe. Hanyuma uwo wifuza akabasubishaho cyane, uwo nifuza kuzakorana nawe ku cyamamare ikiganiro kirakurikiranwa cyane, baraza kukireba hari benshi papa. oya nshaka umwe noneho bagize benshi ijambo ubwira umwe ushaka umwe cyamamare Dadi rwose aho uri ibi bintu byumve. Dadi noneho Dadi Clement. Dadi ubonye undi mwana. Dadi rwose banyarwandakazi. Dadi mungerezaho iyi message rwose. Dadi. Mubwira ati Dadi menya abana bawe wibirengagiza wibaterera nta handi hantu bafite kujya, iyo wowe ugomba kubitaho ukabamenyera ko bambaye bariye. Nawe ukeneye kujya mu bana ba Dadi. None se ariko ngo icyo urengeje ngo kirusha abandi bana ngo ni amafaranga. Nta mafaranga. Ngo wabifura kwa Dadi. Oya Dadi arakubeshya. Nta mafaranga mfite nanjye ndacyakeneye gufashwa. Iyo wifata umuntu ukamushyira amafaranga miliyoni bajye muri filime yawe umuzungu umeze mujya kureba ikiganiro muraza kubibona ibyo kuvuga njye naramwiboneye. Ba mugabo ntabwo wamushyira muri nuzi utamusiga $2. Ushobora no kumushyiramo ntayo wamuhaye bitewe n'ubwumvikane mwagiranye n'umuntu. Rega ntago bishoboka ariko wenda wishyira abantu. Oya birashoboka, rega abantu bose ntago baba amafaranga man. Filime se zitanga amafaranga n'iki ku buryo buri muntu wese wajya umuha amafaranga na gutyo. Yego ni fresh cyane. Hanyuma tugiye hirya gatoya n'ubundi ni muri sinema nyarwanda. Hari festival bita Mashariki African Film Festival. Sibyo yagarutse n'ubundi yagarutse aho batanga imodoka umukinnyi warushije wahize abandi. Sibyo batanga imodoka. Hari guhatana rero bita Soroba kuba ni uri guhatana uwo bita Seburikoko, harimo Clement Dadi, hari wamaze kuvuga n'undi, harimo Bamenya, harimo Kibonke, harimo n'uyu mugabo bita abandi kumwibuka neza izina rye ariko nawe arimo amafoto ndaza kuba ndi kwicisha hano baraza kubibona ko ahembwa imodoka. Hanyuma hari n'abakobwa bari guhatana no wa Miki, harimo Banyambo, harimo uwo bazi ku izina rya Intare y'Ingore, harimo abameri benshi nabo bari guhatana bahemba umugabo bagahemba n'umugore. Ubumva ko wowe urwo rwego uzarugeraho ahubwo baba ari igihe baheraho bahemba. Wakoze iki? Icyo ufite? Narakoze bro. Ufite iki? Mfite iki? Cyatuma uhemba. None se uko bakoze nanjye niko nakoraga. Ahubwo iyo modoka nanjye ngomba kujya muri uwo mwanya nanjye nkayikata. Iyo kuvuga ngo intuza zicara ku meza ariko yibutse ko amafaranga yawe. Ahubwo iyo modoka man kuki ngiye batashyize mu irushanwa ahantu ngiye rero mba nkeka ko harimo n'ikimenyane bro. Nta kimenyane, ibyo bintu by'ibimenyane utangiye kuzana aha ngaha reka mubwire. Barakwiruka wowe baragusohora mu gihugu. Natwe tuba twakoze man. Ahubwo kubera iki twebwe tutajya ku rutonde rw'abantu bagomba guhatanira iyo modoka ngo umuntu atsindwe yahageze. Iyo nawe ushaka kujyamo se baza ko saba atagiyemo, bibaze ko Nyakisa atagiyemo, none Fabra ashaka kujyamo. Oye bitsobanuriye none se kubera iki batagiyemo nuko batakoze? Nyine nuko batakoze. Barakoze. Hanyuma se we ni wakoze? Nanjye narakoze. Uri ku rwego rero nta mpamvu yo kuvuga ngo imodoka bazayihendeye nanjye ubwanjye kandi nyikeneye man. Urayikeneye ariko hari ababikorera babiharaniye kurusha wowe. Nanjye narabiharaniye. Hari igihe kigeze cyagera wicaye n'umugore wawe cyangwa umwana wawe cyangwa mama wawe cyangwa papa wawe bagashyiramo filime yawe ukumva ugize isoni z'ibintu wakoze. Umva nyine ibyo bintu biteye isoni ukavuga ati kubera iki. Oya mba ndi proud yabyo, ntago njya mbigirira isoni kubera ko n'ubundi mba nabikoze mbizi neza ko ibyo bintu bazabireba. Bivuze ngo nta soni bigutera? Nta soni. Ariko ubundi ibintu bigutera isoni gute kandi ari wowe wabikoze?
niyo film New Films. niyo films. Hanyuma hano hari challenge iteye gutya, hari role 3 ugiye guhitamo role imwe, role y'umupfubuzi, role y'umusazi na role y'umujura. Ugiye guhitamo role imwe wakina kandi wanashobora cyane. Siko zose nazishobora ahubwo. Zose Ko nazishobora. bavuze Abazimwe. Bazimaye zose se. umupfubuzi ukaba n'umujura, Ese byose ntibabikora. ugapfura wiba ugakoresha ubusazi mu gupfura, Ukibasara ahubwo. ukibusara unapfura. Siko turabyita gute? Uretse Wabanza ugapfubura. wabanza ugapfubura, Wabanza ugapfubura. ukigira Urumva? umusazi ugahita wiba. Ukwigira umusazi ugahita wiba. Rero najya guhitamo role imwe gusa, role imwe wumva washobora neza kandi umva yadanje kuri wowe. Ariko se byaba bihemba cyangwa byaba bidahemba? Icyo nse nuko navuze role. Wowe ukina filime Njye nakwifatira role y'ubupfubuzi. kupa funga kamera dutahe. Nakwifatira role y'ubupfubuzi. Waza tugataha ku kiganiro. Urumva? Nafata role y'ubupfubuzi mani. Ariko mana we wapfubura. Wenda iyo role ni sawa ayikunze se wabishobora. Ntabwo nabishobora. Umva wakwaka akazi utashobora. Bitwira muhamagare. Uyu mwana ngiye kurangira mwita Mugisha Sylvia, ni inshuti yanjye, ni umwana twakuranye kugira ngo njye kumwereka umuvugo rero cyaragoranye. Hanyuma ngo washobora gupfubura niko umaze kuvuga. Washobora gupfubura? Washobora gupfubura. Wabishobora? Nabishobora. Ugapfubura? Yego. Ngakuramo n'imyotsi. Sanzwe ubikora? Kare. Sanzwe upfubura? Utanze muzi. Ntabwo nsanzwe mbikora. Gupfubura? Oya. Umugore wawe arabizi. Umugore azi gupfubura? Iki kiganiro aze kukireba. Arakireba. Aze no gutera kombe. Arabizi ko ntabikora ariko ntabwo umufubura. Ariko arabizi ko ubikoze wabi. Kandi atarigeze apfuba. Oya ntabwo yigeze apfuba. Ariko arabizi ko hahiye nyine hashya tu. Oya n'ubundi harashya. Yego. Buri joro? Buri munsi. Ikubuze? Niko biri. Iki kiganiro ndagisohokamo nawe. Banyarwandakazi, ibi biri kuvugwa n'umugabo bita Niyo Films ndetse ni Fabrice, ntabwo biri kuvugwa na Azabe. Mwumva aka kantu biri kuvugwa na Niyo Films. Ako nawe ni YouTube channel ye. Nawe uri kubivuga. Hanyuma njyewe ndi kukubaza ugasubiza ibyawe, njye ndi kukubaza ikibazo gisanzwe. Kare waje kuvuga wavuze ibintu byo kurongora, nakubwiye ati mu gihe atarashakana. Iki? Aka nibyo bintu njye nkeka ko ari imyumvire. Ubundi none se ubundi reka ngubaze. Warongoye n'uwasambanye baba batandukaniye. Uwarongoye aba yakoye. Aba yakoye. Hanyuma se utakoye ntago arongora. Utakoye aba yasambanye. Uko bimeze? None se njye ko ntakoye ubu nanjye warasambanye. Usambana buri joro. Abantu urabeshye rwose. Uyu nibyo usambana buri joro. Kurongora se wenda ushaka kuduha urugero ukambwira ngo kurongora barongora gutya, wakoye arongora gutya, hanyuma utakoye. Burya hari ibintu uri kwitiranya. Iyo utakoye babyita gusambana. Waba wakoye nibyo bita kurongora. Icyo ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. No kuvuga ngo twebwe ubwo ngo turi murasambana. Oya ahubwo twashaka gusambana, reka tubanze dukwe kugira ngo turongore. Ko ntabwo gusa nasambanya umuntu udupfa iki. Ariko ufasha. Umuntu ari gusambana. Ewe ndashaka kuba naramusambanyije ntabizi. Ufite amatsiko yo kumubona. Ko ari icyuki.
ngo bindeba reka mugire ntuzamuzane muri ibi ahubwo ntuzangerere mu rugo ijoro ndararwa kare kumarembo y'ijuru ijoro ndararwa hanyuma tugiye ku mugore wawe hari role wigeze ukina umugore wawe akakubwira ngo ukabona ntagayishimiye bijya bibaho hari nka role nigeze gukina ndi mu buriri ndyamye n'umukobwa hejuru twambuye gutya kubera ko batabaza uburyo bikorwamo nyine hari hahiye narokowe n'akavideo umuntu yari yamfatiye kuri phone nyine mwereka uko twabikoze mwereka uburyo twabyutsemo kubera ko footage nyine zisigara nibwo yabashije kubona ko hazi tutari twambuye iyo niyo role nshobora kuba narakoze aravuga ati ibi bintu rwose ntago wabikora ngo tugumye tubane amahoro igende n'undi hano turiteteyininga iri kuri set iri kwigira ntabwo ntuza ku muhanzi n'ubundi ukunda nta byadanje biba bigoye kugira ngo uzabyumvishe umugore aravuga ati ubu ngubu ugiye guhura n'abakobwa beza ugiye kwihura n'ibizungerezi njyewe nirirwa ahangaha n'ubu umusitari ntuzongera kunyikoza ibyo ngibyo bivuze ko ari umuntu bize ariko nagiye mbimwumvisha gake ubwo asigaye abyumva arabyumva hanyuma ku buryo n'amafaranga ya shoot ashobora kuyantegurira akavuga ati igihe cyo kujya gushutinga nzajya mbika make hariya mbere ho najyaga nanamuhisha ukamusha kugiye kuri set oya simuhisha ko ugiye kuri set ariko nyine nkamwumvisha uburyo ki shoot ishobora gutwara nk'ibihumbi 5 ibintu byose byagenze neza ukabana mute nyina akajijinganya akavuga ati 5 ni menshi kandi ngenzi ko narekuye nka 150 shaka umugabo urumukire hanyuma iyo uri kuri set uri kuri set niyo ndi mukunda kumva nyine ukumva fresh y'inyarwanda Masamba bayita Masamba indirimbo za Masamba buriya urazikunda cyane ziba ari fresh uzi kuririmba uragerageza oya shyiramo akantu ka Masamba gato ntabwo nzi kuririmba rwose hanyuma niyo films cyangwa fab utekereza iki kuri iyi sinema nyarwanda mu myaka 3 iri imbere mu gihe wowe uyirimo n'icyo utekereza ese utayirimo nanone n'iki kintu utekereza ko yabura mu gihe utazaba ari mu myaka icyo ntekereza cyo ikibazo cyawe uri kukibaza ngo mbaye ntayirimo byaba bimeze gute hanyuma ubaye urimo byo bizaba bimeze gute mbaye ntayirimo cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo nazakenera kuyijyamo igihe cyaransize oya navuze kuri sinema ni ikihe kibazo gihari kuri sinema nyarwanda ubaye utayirimo mbaye ntayirimo ni ikihe kibazo gihari ikibazo gihari mbaye ntayirimo ni uko abanyarwanda batabasha kubona ibikorwa byanjye cyangwa se icyo mbahishiye ntabwo byaba bikigali ni ikihe kintu kizaba gihari muri myaka 3 mu myaka 3 kidahari ni ikihe kintu hari ibintu byinshi cyane bidahari bataranabona niteguye kubaha niteguye kubagezaho nyine yego ni fresh reka rero dusoze ikiganiro ndabona amasaha yadutwaye saa 3 zirageze ukeneye kujya kuraza umugore kujya kwipfumbatira mu mbe ukeneye no kugira ngo ujye gusinya kuri banke ko yagenze fresh hanyuma tutarasoza nagira ngo wongere uvuge ntuza zawe platform zawe soze bindi baraturaza gupininga link yawe baze kubibona kunoza YouTube ni Niyo Films nk'ibisanzwe Niyo Films nako subscribe yego Instagram nayo ni Niyo Films official TikTok ni Niyo Films bisanzwe nyine turabasaba kudusapotinga nyine ibyo ngibyo manager wanjye yavuze ngo mu cyumweru urabufite ibi barakongera 2,000 bizera icano turi gukorera nagira mu rwego icano banyarwandakazi ndimo ndababwira ngo ahangaha turi kuri Sano TV inkuru z'imfurukuza
ibintu muri kubona aha ngaha ni ibyahishwe, ziracyari mu mashashi. ubundi ibiti bimwe bavuga ngo ni ibyahishwe twe turimo turabihishura. Hanyuma kugira ngo ugende ubona ku byahishwe, kanda kuri ako kantu kari hirya subscribe k'umutuku, nta kintu bitwaye, nta kintu bisaba. hanyuma ukande kuri ako kazogera kugira ngo uzajye ubona notification uko buri video igiyeho. Hanyuma hari ikindi kintu ushaka kumuza gukora, ukande kuri like, ugiye uteye comment ukatubwira tuhindure iki cyangwa mubyiruko. No kuvuga ngo ukora nabi biremewe rero, byose biremewe. Hanyuma ukeneye kwamamaza, Hamagara iyo nimero, uhamagare iyo nimero iri hasi gato. ubundi umuntu utanakwamamazaho nawe nta sinza iterambere rigiye kumusiga uko umuntu ugira. Ariko aho namamaje reka mbwire, aha ngaha turi mu Ruganda, siko bimeze Aromas, kuri Aromas moteri. Iyi moteri niyo ya mbere muri iki gihugu itanga serivisi. ariko je nabonye hano hantu ari fresh cyane, nuko nyine kuva hariya uza hano harimo akagenda, ariko ntago imodoka zibiro hari view nziza cyane. Aha hantu niho hambere muri iki gihugu ushobora kuza ukamara ukwezi kose nta kibazo ufite, utuje cyane, uri mu tuntu twawe, urya neza, unywa neza, bagufitiye noneho umwimerere w'ikintu bita ukureti. Nabonye hari na mucama w'umuzungu. Mana yanjye uyu mureti hari ikintu bise akabe. Bye, ikiganiro cyarangiye. Cyarangiye. Sano TV, born to entertain.